Mu cyerekezo cy'iterambere 2020 u Rwanda rwihaye hafashwe gahunda yo guhanga indi mirimo yunganira ubuhinzi n'ubworozi tuzi ko busanzwe bufashe igice kinini cy'ubukungu bw'u Rwanda. Leta yagiye ifata ingamba zinyuranye muri iyo gahunda. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda nayo mu nshingano zayo ikorana n'imishinga inyuranye itera inkunga ba rw'emezamirimo bakatarije kwihangira imirimo. Ni muri urwo rwego umushinga PPMR ugamije guteza imbere imishinga mito n'iciriritse mu cyaro nawo ari umwe mu mishinga ikorera muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Ni umushinga wibanze ku guteza imbere icyaro, ukaba uhuriweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda n'ikigega mpuzamahanga giteza imbere ubuhinzi n'ubworozi IFAD. Icyiciro cya mbere cy'uyu mushinga wa PPMR cyatangiye mu 1998 kirangira mu 2004, naho icyiciro cyawo cya kabiri cyatangiye mu 2004 kikagomba kurangira mu mwaka wa 2013. PPMR ni umushinga wagiriye akamaro kanini abanyarwanda, cyane cyane abari mu cyaro, hibandwa by'umwihariko ku rubyiruko. Aha ukaba warafashije urubyiruko rugera ku 12,000 kwiga imyuga inyuranye, hakibandwa cyane ku bacikishirije amashuri, baba ari abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, abasigajwe nyuma n'amateka n'abandi. PPMR yakoreye ibikorwa byayo mu turere 21 mu mirenge 211, ukaba wari umushinga ugamije guteza imbere ba rw'emezamirimo bato n'abaciriritse. Kuva umushinga PPMR watangira wihaye intego yo kurwanya ubukene mu Banyarwanda ihereye ku batuye mu byaro, aho ifasha mu guteza imbere imyuga ndetse n'imishinga mito n'iciriritse. Nko kubijyanye no gufasha imishinga iciriritse mu cyaro, PPMR yafashije urubyiruko rurenga 12,000 kwiga imyuga itandukanye nko kubaza, kudoda, ubukanishi, ububoshyi, gusudira, gukanika ibyuma bitandukanye, gusana ibikoresho bya electronique na installation y'umuriro w'amashanyarazi, korora inzuki no gutunganya ubuki, gufasha no gutunganya ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi n'indi mishinga n'imyuga bitandukanye. Abigishwa imyuga itandukanye rero akenshi bigira ku bandi banyamyuga babimazemo igihe, nyuma y'amezi agera nko kuri 6 bagahabwa inyemezabumenyi ndetse n'ibikoresho by'ibanze, nabo bakajya ku isoko ry'umurimo. Nagira ngo tubibutse yuko abantu bahabwa ibikoresho n'abantu bigishijwe iyi myuga, barayizi, bagize igihe cyo kwiga amezi 6, bigishwa na ba rw'emezamirimo bazobereye muri uwo mwuga. Bamaze rero kumenya uwo mwuga, icyo leta ibemerera ni ukubaha ibikoresho byangombwa by'ibanze kugira ngo batangire kuba bashobora gukora wa mwuga bigishijwe. Agaciro k'ibi bikoresho 50% yabo ni impano leta ibaha, ariko 50% yindi isigaye ni amafaranga bagomba kwishyura, bazayishyura akajya kuri konti muri za sako zabo. Ayo mafaranga bishyuye akazajya nifashishwa none kugeza abandi. Bamwe mu babonye ubufasha bwa PPMR muri iyo myuga baritangira ubuhamya. Nahawe inkunga y'ibikoresho. Ibyo bikoresho nk'uko nari nabigaragaje mu mushinga wanjye byari bifite agaciro ka miliyoni 10 n'ibihumbi 500. Nkaba naragombaga kugira mu ruhare rwa 30%. Ni ukuvuga ko nishiyemo miliyoni 3 n'igice, hanyuma umushinga undihira miliyoni 7. Banguriza imashini mwabonye, nanjye shiraho uruhare rwanjye. Nibwo nagiye nkora noneho ndimuka, mva mu mujyi kuko nabonaga ari hatoya. Nkora yatoriye mwabonye hani Nyarubande, irimo ibikoresho mwabonye uko biteye, nongera n'umubare w'abakozi, bityo bituma noneho ntera imbere kurusha uko nari imeze mbere. Usibye kudoda bisanzwe, hari nabo usanga bagerageza kongerera agaciro ibyo badoda. Twavuga nko gutera amarangi mu myenda. Igitambaro cyari tise y'umweru, hanyuma batwigisha uburyo bwo gutera bwo kuvanga amarangi tukabasha kugihinduramo ibara runaka. PPMR rero bamaje kutwigisha ibingibi twakoze umushinga wafite nafake twaka inkunga kugira ngo dushyire mu bikorwa bimwe mu byo bari bamaze kutwigisha. Ubwo banaduhaye ibikoresho by'ibanze, harimo amarangi, harimo amatami, harimo za side caustique, harimo za idoro, baduha ibikoresho byose by'ibanze bya batike. Hari kandi imishinga itunganya ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Bene yo nabo bamaze gukataza mu bikorwa byabo. Abandi batunganya imyumbati ikavamo ifu y'ubugari. PPMR turayishimira byimaze kuko yarabanje duha amahugurwa
kera kabaye rero pepemeri iraza itugenera imashini isya, itwubakira seshwari mwabonye, seshwari nziza zituma rwose ifu yacu imera neza. Noneho ubwo ni ibyiniko, bac de fermentation, aho twinika imyumbati yacu, kandi ibyo byiniko bikaba bikozwe mu makaro. Niyo mpamvu ya myumbati yacu ivamo ifite isura nziza, ari umweru, cyane cyane ko uburyo tuyinikamo, uburyo tuyikoramo bituruka ku mahugurwa nanone twahawe na pepemeri. Mu mishinga ifashwa na pepemeri kandi twavuga nko gutunganya imisatsi ndetse n'inzara. Njye ntangije amafaranga 50,000 nishyura inzu gusa, iyo nabashije kwishyura inzu ubundi nkasuka. Nyuma nje kubona n'umushinga pepemeri untera inkunga utangira nk'abanyeshuri. Icyiciro cya mbere bampaye abanyeshuri mbona 300,000, ntangira kugura ibikoresho bya salo, y'amakasi kureba n'intebe n'indererwamo n'ibindi bikoresho by'amavuta bikeya. Ku cyiciro cya kabiri nabwo bongera kumpa abandi banyeshuri, ubwo nabashije kugenda ngura ibindi bikoresho byose byari bisigaye. Urwego rero umaze kugeramo nta kibazo mfite, ibyo mfite abanyeshuri ndigisha n'abakozi, mbasha gushyiramo n'abakozi nkabahemba, ku buryo mbona nta kibazo mfite. Ubu ngubu ibibazo bisigaye ni bikeya, ku buryo mbona nashima pepemeri ko yanteje imbere cyane. Pepemeri kandi ifasha abatunganya ibikomoka ku ruhu. Aha twavuga nk'abasana inkweto bakazisubiza ubushya, ndetse n'abikorera izabo bihangiye muri tekinike yabo. Nari mfite imashini ntoya, mwakabonye kari akamashini gatoya kari akadoda imyenda gasanzwe k'abatayeri, niko nashoboraga kudodesha ku nkweto. Ntabwo nari nashobora kugura biriya binini mwabonye bigondoye, ziranshoboye kuziguraho ntangiriye gukorana na pepemeri. Nashoboye kugura ikibanza ndubaka, ubu mfitemo inzu nziza cyane nini. Nashoboye kuguramo moto, aho ntangiriye gukorana nyine na pepemeri. Hari kandi n'abakora ibikoresho binyuranye bikomoka ku biti. Nkitangira gukorana na pepemeri, ngira ngo nkitangira nababwiye ko ari yatangiye inyigisho umwuga, nari kuri zero. Nkitangira natangije 50,000 nkirangiza kwiga, ariko kugeza ubu ngubu shizeho n'imitungo yanjye mfite n'ibikoresho bindi mfite, iyo byose ngereranije biri nko muri miliyoni 10. Mu banyabukorikori bafashwa na pepemeri kandi twavuga n'abakora imitako inyuranye, yaba iboshye cyangwa se baje mu biti. Dukora ibintu by'ibihangano bikundwa n'abamukerarugendo bitandukanye. Abagabo ni 16, bo bagakora ibintu bijanye na vaneri, abagabo bagakora ibintu bijanye na sikiributire. Ubaho tugeze ntawavuga ngo wenda ngo ageze mu rwego rushimishije, ariko uko biri dutunze ingo zacu, ndumva ibikenewe byinshi mu buzima bwa muntu ku bantu nkatwe tutagira amashuri, twavuga ngo turi mu rwego rushimishije. Twavuga kandi ku banyabukorikori batunganya ibikoresho bikomoka ku byuma basudira. Turi abasuderi, twebwe yatuririye mu mushinga wayo, turira kwiga gusudira. Turabimenya, urabona ibintu tumaze kugeraho. Ubona ko mbere yuko twiga gusudira twari abantu nyine batishoboye, twaracikirije amashuri. Nyuma yaho tumaze kwiga umwuga, hari ikintu nibura tumaze kugeraho, kandi turafata nibura amafaranga, ukumva ko byanze bikunze utatari nka mbere. Pepemeri namenyanye nayo igitangira hano mu karere ka Musanze, kiri mu mujyi wa Ruhengeri. Ubwo ni ukuvuga ngo yaje iduhugurira kwibumbira hamwe, ubwo amahugurwa yose nkaba narayabonye, nkaba narayakoze, akaba ari yatumye niteza imbere bitewe no kugenda nyashyira mu bikorwa. Ubu nabashe kugura isambu yo guhinga, nabashe kugura ishyamba ryo gutemamo igiti, ubu mfite n'imodoka Daihatsu nayo irakora mu muhanda. Pepemeri ikaba yarashatse impuguke z'abanyamahanga kugira ngo bahugure abanyabukorikori mu kurushaho kunoza ibihangano byabo. Ese nagira uburyo nabivuga kubera ibyishimo n'ubwenge n'ubumenyi mbonye muri uku kwezi bampaye. Ubu nari nsanzwe ngora ibihangano mu migano, ariko
ibihangano mbonye byo nize biruta ibyo nari nsanzwe niga. Ubu nakoraga intebe zitari ubu bwoko mureba aha ngaha, nakoraga ameza atari ubu bwoko buri aha ngaha, ariko ubu bwoko wagira ngo ni triplex, ni fromeka bometseho. Nakoraga mu migano ariko bisanzwe atari bitanoze nk'uko ibingibi binoze. Muri uru rwego kandi PPMR ku bufatanye na Koporwa ifite umwihariko wo gufasha urubyiruko rw'abasigajwe inyuma n'amateka, nabo bigishwa imyuga bagafashwa no gutangira kuyikora. Uyu munsi kuri iyi tariki twishimiye kugira ngo twakire ibikoresho dushyikiriza urubyiruko ku nkunga ya PPMR yatanze yo kugira ngo ruhugurwe urubyiruko rw'abahejwe inyuma n'amateka. Mu by'ukuri iyi nkunga ikaba tubikuye ku mutima, umuryango Koporwa tuyishimira PPMR, ndetse uyu munsi ikaba ije kudushyikiriza ibikoresho bizafasha urubyiruko kugira ngo rubashe kwinjira ku isoko ry'umurimo. Urubyiruko rwa Koporwa rwishimira ubwo bufasha. Mbere na mbere ndabanza gushimira PPMR yo yaduhaye ububasha bwo kwiga tukamenya umwuga. Nkaba nongera kubashimira ibikoresho muduhaye, tugiye kubikoresha tubibyaza umusaruro, ntago tuzabyicarana, duteze imbere n'abandi bana bato bari inyuma yacu bagiye kwiga. Rero ndumva nyuma y'ibi bikoresho tuzabaha amakuru meza y'ibyo twabashije kugeraho. Mu rwego rwo kugira ngo abantu bajye bigira ku bikorwa by'abandi, PPMR yafashije abarenga 1000 kwitabira ingendo shuri kugira ngo bamwe bashobore gusangira na bagenzi babo ubunararibonye mu gukora ibi cyangwa biriya mu bukorikori. So aba rero ni abanyabukorikori bari muri uyu mwuga w'ubudozi, bikeneye ko babigiraho bakaba nabo badivoroka utuganda dutoya, bakamenya tekinoloji mukoresha ni iyihe. Hari abakora, hari bamwe ubona bataragera mu by'ukuri ku rwego muriho, ariko tukifuza ko bazamuka bakagera ku rwego nangwa se bagasumbaho, kubera ko buri munyeshuri mwiza ariga yarangiza akarusha na mwarimu. Ndi umudozi usanzwe, ariko nahageze ndatangara cyane, nahasanze ibikorwa byinshi kandi bimaze guteza imbere nyiri atelier. Nahabonye ibintu byinshi bitandukanye, nahabonye n'amamodeli ntajyaga nkora ntarinzi no gukora, nkaba numva nzabigerageza nanjye kuba nakomeza natera iyo ntambwe. Ndumva twahise dutera imbere kuko ibintu twumvaga tutari twabona tukaba twayibonye, uburyo bikora twabyishimiye, n'uburyo nawe nishimiye cyane n'uburyo amaze gutera imbere. Yanafashije abarenga 800 kwitabira amamurikagurisha y'ibyo bakora mu nzego zinyuranye. Umushinga PPMR wafashije mu kubaka inzu z'abanyabukorikori zigera kuri 16 ndetse no gusana izishaje muri zo. Ubu ikaba yarafashe icyemezo cyo kuyegurira utwo turere nk'uko tubisobanurirwa n'umwe mu bakozi bayo. Nkuko mubizi PPMR yubatse amazu menshi muri iki gihugu no bari mu turere 10. Ubwo rero ari aya mazu yose yarubatswe amaze kubakwa, PPMR yafashije uturere kugira ngo abo banyabukorikori bayitabire. Bamaze no kubitabira hashirwaho za komite zo gucunga ari amazu. Izo komite zashizweho nyine mu bufatanye n'umushinga PPMR, zikaba zarahawe inshingano zo gucunga ari amazu ariko no kuyabyaza umusaruro. Nyuma rero ministeri yicaye irabitekereza, isanga ko ari ngombwa ko ayo mazu yegurirwa uturere nk'abafatanyabikorwa mu iterambere kandi baturiye aho hafi, bakomeze bafashe abo banyabukorikori cyangwa se za komite zishinzwe gucunga amazu kugira ngo ayo mazu abashe kubyara umusaruro ufatika. Ikindi cyiciro PPMR yitayeho gufasha ni ukongerera ubushobozi no gucunga imishinga mito ibyara inyungu, gucunga imari neza ndetse no gukorana n'amabanki n'ibigo by'imari. Nk'abakozi bagera kuri 75 b'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative RCA bahuguriwe gucunga za sako. Muri uru rwego kandi umushinga PPMR wafashije gushyiraho no guhugura abajyanama b'ubucuruzi, abadukunze kwita proba, mu buryo bunyuranye bwo gutegura no gucunga imishinga.
ndetse aba bajyanama b'ubucuruzi banakorewe itorero kuko uretse ibijyanye n'akazi bagomba gukora banahuguwe mu burere mboneragihugu. Iryo torero rikaba ryarabereye Inkumba mu mwaka wa 2012. Nyuma yaho ubu bakaba bari gutanga umusaruro ushimishije. Kuvaho iyi gahunda ya proba itangiriye kugira ngo mbabwire ko hari intambwe ikomeye twateye, kuko tumaze kugera mu mirenge yacu twegereye abaturage ba rwiyemezamirimo, tubashishikariza ndetse turanabigisha kugira ngo uburyo bwo kugana amabanki no guhanga imirimo mishya. Maze guha serivisi abantu 72 serivisi zitandukanye. Muri gahunda ya hanga umurimo ya Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, aba bajyanama b'ubucuruzi bagiye bafasha benshi mu gutunganya imishinga. Ikintu rero utanga na serivisi, mbere na mbere dutanga serivisi igendanye n'ubujyanama. Ubujyanama bwa mbere dutanga no kugira ngo dushishikarize abaturage bose bagize imirenge ya Karongi kugira ikigo cy'imari babarizwamo. Icyo nicyo kintu cya mbere, ko umuntu utazigama udasevinga kuri iki gihe ntabwo yaba ari mu iterambere. Muri make maze gukorera abantu bagera mu 150, ariko harimo bamwe bagiye barabona credit bagera kuri 25 bayibonye muri sako. Hari abandi bari muri nakoreye amaproje muri banki ya KCB ikoreye Gisenyi mu mugi. Muri abo ngabo rero hari n'abandi bagitegereje credit hano. Hari n'andi matsinda amaze guforumira hano agera muri 7 agiye kuzabona credit hano bijyanye mu rwego rwa pepimeri. Abahabwa serivisi za Probasebo barabibona bate? Nagira ngo mbanze mbashimire ku bijyanye na Minisiteri y'Ubucuruzi ku bw'aba bajyanama b'ubucuruzi mwashyizeho. Tugifunguza konti mu murenge Sako nari mfitemo amafaranga ageze ku 80,000, ariko ayo mafaranga yiberagamo gusa, nkumva naratekereje ikintu nyakoresha narakibuze. Yangiriye inama y'uko nagana ikigo cy'imari ankorera umushinga. Ubu umushinga wanjye uri muri Sako Ingenzi Gasaka, nkaba mu minsi iri imbere ntegereje ubucuruzi buciriritse mu isoko rya Nyamagabe. Kuva uyu mushinga watangira mu 1996 umaze gushyira mu mabanki amafaranga agera kuri miliyari 1 y'amafaranga y'u Rwanda, ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage batuye mu turere dutandukanye kandi mu byiciro binyuranye bakaba bamaze kwiteza imbere ku buryo bugaragara bahereye kuri ubwo bufasha. Mu by'ukuri amafaranga yagenewe icyiciro cy'inguzanyo ni amafaranga agera hafi kuri miliyari 1 y'amanyarwanda. Tukaba twarayanyujije mu bigo by'imari bikorera mu cyaro, ari byo banki populaire amashami 63, dutera imbere amashami 3, n'izindi microfinance cyangwa ibigo by'imari biciriritse bigera kuri 15. Muri rusange twafashije abantu bagera ku 6,400. Kugeza ubu dufite abantu twatangiranye bafite imashini imwe idoda nayo bayigurijwe, ubu bageze ku rwego rwo kuba bafite icyo nakwita nk'inganda zikora ibijyanye n'ibyo bize. Bamwe mu bakozi ba banki barasobanura uko bakorana n'umushinga PPMR ndetse n'abagenerwabikorwa bawo. PPMR nk'umushinga ukorera mu cyaro, hano wazanyemo fonde credit igera kuri miliyoni 70. Tukaba tuyiha abanyabukorikori n'abandi bakora ubucuruzi butoya buciriritse, bakazategura imishinga yabo bakayizana, tukayiga tukabaha inguzanyo bakajya gukoresha kandi bumva banishyura nta kibazo. Yadufashije kumenyekanisha serivisi no gukora sensibilisation na marketing, abaturage bakamenya kwizigamira, bakamenya gufata inguzanyo. Nabona ku ruhande rwa banki ibyo bintu ko ari bibiri ari byo by'ingenzi. Naho ku ruhande rw'abaturage abambona nabo byarabafashije kuko ayo mafaranga bagiye bayabona ku nyungu iri hasi, bahawe amahugurwa na PPMR igasa naho ibigisha kwihangira imirimo kandi ikabaha n'uburyo bwo gukora iyo mirimo. Aha ni muri koperative Codeter ikorera i Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. PPMR niyo yanteye ingunga ingorana n'amabanki imbera ku 200,000 ingurije, inshyira kuri 300, inguza 600, inguza 900, inguza miliyoni 1,200, yongera inguza miliyoni 3. Ntangira gukora na PPMR nayo ifite imashini 2 zonyine, izi zidoda bisanzwe.
ariko tuvugana mfite imashini zigeze kuri 30 ziramfasha. Urumva izo mashini zose nazike mu nkunga ya PPMR. Mfite miri moto niyo mfasha akazi, mfite miri ya modoka nayo niyo naguze, nayo ni mikesha PPMR. Yampaye inguzanyo twahereye ku 500 impinguzanyo, nyirangije amamia miliyoni n'igice, nyirangije inyuma gato ubwo mbamaze kumenya gukorana na banki imaze kunyizera, banki impamye inguzanyo miliyoni 6. Natangiye kwiga 2006, twiga amezi 6, turangije kwiga PPMR dufasha kubona inguzanyo ya mbere, tugura imashini zisanzwe, inguzanyo turayishyura turayirangiza. Nyuma yaho dukora undi mushinga, niko guhita tugura imashini muri kureba hano ya Brodera. Inguzanyo yayo nayo PPMR yagombaga kutwishyura 1/2. Ni ukuvuga ngo twagombaga kwishyura twarayishyuye twarayarangije. Ni ukuvuga ngo icyo nshima PPMR, mbere narahingaga guhinga ukazategereza amezi 3 yose kubona amafaranga, ariko ubu ku munsi amafaranga ndayabona nkabasha kwishyura amata y'umwana na babandi barumuna banje bakabasha kujya ku ishuri. PPMR yanahuguye abanyamuryango ba SACCO 151 mu buryo bunoze bwo kuzicunga, inishyurira abacungamutungo bazo bajya kwihugura mu gihugu cya Kenya. Kugira ngo kandi PPMR igere kuri ibyo byose ntiyakoze yonyine. Aba bana babasabaga kwiyumbira mu makoperative, washoboye kubaka amakoperative arenze 150 dufatanyije n'ikigo gishinzwe amakoperative RCA, ukabashyira hamwe mu makoperative bakigishwa ibintu bitandukanye birimo kuyobora ayo makoperative, birimo gucunga imari, kuko nyuma muri ayo makoperative niho bahuriraga bagakorera hamwe, bagakora imishinga, noneho bakashobora kuyibyaza umusaruro. Ufatanyije na RDB kuri Masaka Incubation Center, ku buryo aba bantu bari mu kazi ko kongera agaciro cyane cyane mu bijyanye n'imbuto, abantu 100 bose barahuguwe kugira ngo bige kongera agaciro ku bijyanye no gukora imitobe za kofitiri, ku buryo basohotse bakaba benshi babikora muri bungu uyu munsi, bakaba banabigurisha bakabona n'amafaranga. Umushinga PPMR uri kurangira, ariko usize hagiyeho ibigo bito n'ibiciriritse bigera ku 2300 n'imirimo mishya igera ku 5281 yagiyeho, kandi n'ubu biracyakomeza muri gahunda yiswe kuremera, aho urubyiruko rugihabwa amahugurwa mu myuga inyuranye, rwayarangiza rugahabwa ibikoresho by'ibanze kugira ngo batangire imirimo yabo. Ibikorwa PPMR yatangije kandi binageze kure bigomba gukomeza. Icyo cyuho se kizazibwa nande? Ibintu by'icyuho gishobora kubaho umushinga urangiye twarabiteganyije cyane. Mu gihugu hose twashyizeho abantu, hari gahunda duhuriyeho na IFAD nyine yitwa Proba Scheme. Proba Scheme ni abajyanama mu bucuruzi ducirikanyije mu magambo y'Ikinyarwanda. Aba bajyanama rero bari mu gihugu cyose, ni 216 bangana n'imirenge dufite. Aba bantu twabashyizeho tugira ngo umushinga nurangire bazasigare bakora akazi nk'ako PPMR yafashaga. Ikindi cyane nuko nk'aba bantu babonaga inguzanyo binyuzwe muri Banque Populaire, ariko birebererwa n'umushinga PPMR, ubu byimuriwe muri kiriya kigega BDF gishinzwe gutanga inguzanyo nangwa se ibyo twita gutanga ingwate. Twanahuguye abantu benshi muri ibintu bijyanye na value addition nangwa se kongera agaciro umusaruro, ariko twakoze ibyo bita demonstration centers zitandukanye mu z'imyumbati, imyumbati n'ubuki twakoze zose hamwe 9. Izo demonstration centers rero nazo nizo gufasha abantu kugira ngo bajye bagenda bige uko bashobora gutunganya imisaruro yabo. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda uwo mushinga wakoreragamo nayo irishimira ibyo PPMR yagezeho n'icyo babona yafashije mu iterambere ry'icyerekezo minisiteri isanzwe ifite. Wenda twakwibanda ku by'ingenzi umushinga udusigiye. Iyo rero tuvuga tuti umushinga wageze ku rubyiruko rurenga 12,000, urubyiruko rukaba rwaravanye amaboko mu mifuka rugeze ku rwego rwaho rutangira imishinga, urwo rubyiruko rukaba rwarahawe ibikoresho byo gutangira. Ni ukuvuga ngo niba urubyiruko rwigishijwe amezi 6,
urubyiruko rukigishwa umwuga runaka, rukigishwa kuzigama, kuko no muri ayo mezi 6 umushinga wazigamiraga urwo rubyiruko. Barangiza tukabafasha kubona ibikoresho fatizo byo gutangira, agatanga serivisi, akabona amafaranga ya buri munsi. Niba amaze kugera mu kigero cyo kubaka, niba afite abana akabajyana mu mashuri, akabishyura mituweli. Ibyo ni ibintu twagiye tubona umushinga watugejejeho kandi byiza cyane, ku buryo iyo tubara tuti umushinga urangije utugejeje ku mirimo irenga 17,000, murumva ni amafaranga mu ntoki z'umuturage atari afite mbere y'uko umushinga uza. Ni akazi gakomeye kakozwe, kandi iyo ni imibare dufite uyu munsi izakomeza kwiyongera, kuko burya uko rwiyemezamirimo akura niko ibikorwa bigenda bimusaba abandi bakozi bamufasha. Ibyo rero ni ibintu twakwishimira, tukaba tugira ngo n'abanyarwanda bakomeze babisigasire, babibyaze umusaruro, kuko umushinga wo ushoje imirimo yawe neza. MINICOM kandi ifite ubutumwa bwo gushima by'umwihariko IFAD ku gikorwa gikomeye cyo gutera inkunga. Turashimira cyane by'umwihariko IFAD yaradufashije itera inkunga uyu mushinga. IFAD yashyizemo 85%, leta ishyiramo 15%. Turabashimira rero kuko kugira ngo umushinga ugende neza nuko IFAD mbere na mbere yashyizemo amafaranga, ariko ikaba hafi n'ikipe twashyizeho ijeri uyu mushinga, ikipe ikurikirana uyu mushinga iwuyobora umunsi ku wundi. IFAD yabagumye iruhande ibafasha kugera ku umushinga wifuzaga kugeraho. Turabashimira rero. Abagenerwabikorwa b'uyu mushinga PPMR nabo hari ubutumwa bagenerwa na MINICOM. Ku baturage bagize amahirwe yo guterwa inkunga n'uyu mushinga, niba umuterankunga agusindagije akakugeza ahantu, ntiwakeka yuko cyangwa se ntiwatekereza yuko azaguhora inyuma. Ugomba kugira ahantu uvuga uti ndacutse, mbonye ubushobozi, umushinga uranyigishije, umushinga umpaye ibikoresho, umushinga ungejeje ku kigo cy'imari, umushinga ungejeje ku isoko. Ahasigaye uruhare n'urw'umuturage kugira ngo ibikorwa umushinga wamugejejeho abibungabunge, abibyaze umusaruro, bimugirira akamaro, kumukura mu bukene, bigirira akamaro umuryango we, kwiteza imbere, bigirira akamaro n'abandi banyarwanda kubona akazi. Abajyanama mu bucuruzi nabo turabasaba yuko baba hafi y'aba banyarwanda bafashijwe n'uyu mushinga, bahawe ibikoresho byo kwitangirira imirimo kugira ngo bakomeze babatera inkunga mu mizamukire yabo. Ibigo twashyizeho bya incubation, ibigo bimenyereza ba rwiyemezamirimo, nabyo ndabisaba yuko bikomeza gahunda. Yemwe hari n'abandi banyabukorikori bafashijwe n'uyu mushinga, babaye indashyikirwa mu marushanwa yagiye akorwa umwaka ku wundi, kugira ngo hatoranywe abantu bafite ibihangano byiza bifite agaciro kurusha ibindi, nabo bakomerezeho. Natwe nka leta tuzakomeza gushaka izindi ngamba tuzazishyiraho zo gutuma ibyo byose bidasubira inyuma. Intambwe abanyarwanda bafashijwe na PPMR bamaze gutera mu kunganira ubuhinzi n'ubworozi ni ndende, bikaba bigaragara ko n'indi mishinga ifatiye kuri iyi ntambwe ya PPMR ntawashidikanya ko iterambere ry'u Rwanda mu minsi mike iri imbere ryaba ritakiri inzozi nk'uko byari biri mu gihe u Rwanda rwagwaga mu icuraburindi rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, aho buri wese yibazaga niba u Rwanda ruzongera kuba rwo. Ariko ubushake bw'abanyarwanda mu kubaka igihugu cyabo, imiyoborere myiza rufite,
ngibyo bituma rukomeza kwesa imihigo mu ruhando rw'amahanga.